Amahoro kuri mwese muri rusange abanyarwandakazi banyarwanda, amahoro kuri mwese by'umwihariko mwebwe barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, dukomeza kubabwira ngo mukomere, mwihangane kandi muhumure. Mukomere, twese turahari, mukomere kugira ngo duhangane n'abakomeje gupfobya no guhakana iyi jenoside mwarokotse. Dukomeze gusabira abo yahitanye barenga miliyoni, dusaba Imana ngo ibahe, ikomeze kubaha, ikomeze kubaruhukiriza mu mahoro, bakomeze kuruhukira mu mahoro. Nimuhumure, ntabwo bizongera. Muri ibi bihe byo kwibuka hari byinshi kandi bikomeye bigomba gukorwa bijyanye na gahunda zo kwibuka. Muri byo harimo gukomeza guhangana n'abayiha, bakora ibishoboka byose kugera no ku rwego rwo kugaragaza yuko batarashirwa nyuma y'imyaka 32 ko bagicura imigambi yo kongera kugaruka gucumbukurira aho bacumbikishirije muri 1994. Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Turavuga ngo ntibizongera. Uyu mwanya rero aba ari uwo kuganira, aba ari uwo kureba ibivugwa n'abo ngabo n'ibikorwa byabo, ariko hakabaho n'umwanya wo gutanga inama. Muri iki kiganiro muri abo, ni ikiganiro navuga ngo ntigisanzwe kubera ko gikuyemo ubutumwa nageneye umugabo witwa Rwakati Obari. Rwakati Obari, umusaza ari hariya muri Amerika, amaze imyaka 26 avuye mu Rwanda. Baramwibuka bamwe, ari minisitiri w'umutekano mu gihugu. Niyo mpamvu mfashe uyu mwanya, kuko ntabwo yihisha, yarigaragaje, ari muri ba banyacyangwa ujya babwira bari inyuma cyangwa bagatiga kubiranye na Thomas Nahimana. Benshi muramubona rero. Kuri iyi segonda, kuri uyu munota by'umwihariko, kubera ko nzi neza iki kiganiro cyangwa ubutumwa buri buhite bumugeraho, reka ndebane nawe hanyuma mubwire cyamugezeho ubutumwa namugeneye. Honorable Rwakati Obari, ndakwita honorable kuko ngira ngo urabizi tuziranye kuri byinshi, ntabwo ndi bubijyemo. Urabizi ko mbitse byinshi byawe, ariko c'est pas le moment, ntabwo ari umwanya. Niba n'abantu bari babitegereje ko ibyo ngiye kuvuga, oya, ntabwo ari umwanya wabyo. Igihe nikigera nzabivuga, kimwe nuko ntashobora kubivuga kuko ni uburenganzira bwanjye bwuzuye rwose kuvuga ibi cyangwa biriya no kutabivuga. Gusa Muzehe Rwaka, inshuti yanjye, muvandimwe, fasha uyu mwanya kugira ngo ngire ibyo nkwibutsa, hanyuma nkugire inama. Nubwo tutangana, uranduta, hari byinshi rwose undutaho cyangwa undusha. Imyaka 20, ubu ni wa 26 ugiye, uri muri Amerika, ariko waje ku Karubanda, uri mu bambari ba hafi ba Thomas Nahimana w'iwanyu, kuko uri umunyakarengera, wakaba umunyagishoma. Ibyo ni ibisanzwe. Ariko
icyo ntemeranya namwe n'ubwisikoro mukorera abantu. Honorable Rwaka Theobald, ibyo mukora urabizi, imihigo muhiga mukayihigira kuri Zoom, kuri YouTube. Sinzi n'impamvu nawe utarashyiraho YouTube yawe. Ibyo muvugiraho murabizi, imigambi yanyu nimwe muyivugira, ariko namwe ubwanyu muzi ko bidashoboka. Muzehe Rwaka, uzi ko ibyo bintu bidashoboka rwose. Tuziranye kuri byinshi. Muzehe Rwaka, tuziranye kuri byinshi depuis 1999. Tuziranye kuri byinshi. Navuze ngo uyu si umwanya wo kubivuga, nje kukugira inama gusa. Uti bimeze bite rero? Ibya politiki ngo murimo y'icyuka, namwe ubwanyu mubizi neza ko ari umuyaga gusa, ari ukwivugira. Imvugo zanyu cyane cyane zishingiye ku buhutu, imvugo mputu, byo ni uburenganzira bwanyu. Ariko ibindi byo bigamije ubugizi bwa nabi cyangwa kugira ikibi mushobora gukora mu Rwanda, nubwo muba munibeshyira kugira ngo mutuburire abantu, murabizi ko ibyo bintu bidashoboka. Rero ndakugira inama Muzehe Rwaka, ndakugira inama. Urikuriye ahuba ndahazi, ngo urabizi, uzi neza ko nzi ko wowe na famiye, I'm very sorry niba mvuze ijambo famiye, nta bindi nyivugaho uretse kuba nashaka kuvuga ngo mwese mwabonye ubwene gihugu, muri Abanyamerika. Niba ari byo bibatera ibi uza kuvugira hano, rero rimwe na rimwe utazi n'ikibiri inyuma, ari nacyo cyanzanye hano imbere ya kamera tukaba turebana, nashaka ko turebana, tuba tubireba. Uwanjye ndamuhana, yananira nkamubeshya ngo ngaho jya ku ngoma. Uwo ni umugani w'Ikinyarwanda. Muvandimwe Theobald Rwaka, mu cyubahiro nkugomba urabizi, ndakugira inama yo kuva muri ibi bintu. Nta kandi kazi ugira, ndabizi, uraho. Ubwo niba nyine Imana yaragennye ko ubuzima bwawe buzarangirira ku butaka bwa Amerika, kubera ko wabaye Umunyamerika, ibyo ni ibindi, ibyo ni ibyo. Ariko iyo ugiye kuri Zoom, Rwaka Muzehe Rwaka Theobald, Honorable Rwaka Theobald, hari abazambaza ngo kuki umwita Honorable, nzabasobanurira impamvu. Ndakugira inama yo kuva muri ibi bintu. Kuya tuba tubireba nkuko namwe mundeba, ariko inama y'umwihariko nshaka kukubwira Rwaka Theobald n'abambari bawe cyangwa inshuti za abo ba hafi, by'umwihariko kuko uri mu nita abahutu b'ibikongoti. Abandi nibiba ngombwa nzabagira inama ukwawo, ariko ngira ngo iyi ngiyi irabihagije, kubera ko mbere mu minsi ishize muri cya kiryabarezi mwarimo ngo ni Grexi, uwitwaga ngo minisitiri wo kuri internet, wo kuri Zoom. Ibyo ntabwo ndi bubigoragoze cyangwa ntabwo ndi buzimize mu kubikubwira. Urabizi ko ari minisitiri mu kiswe ingirwa guverinoma y'igicupuri.
baringa ikiryabarizi ngo ushinzwe imari. Icyakora imari yo oya igenamigambi da amversori igenamigambi. Iyihe migambi rero? Iyihe migambi? Ntayo na rwose. Urabizi mubo wabeshya ntabwo ndimo. Icyakora igenamigambi abantu planification iyo gutera u Rwanda yo uretse ko bitanashoboka, ubwo nayo sinzi niba ariyo wari ushinzwe, ariko n'ubu ngubu ngo uracyari komiseri mu kindi kiryabarezi muri baringa icyo mwise roke. Nimukomeze mucuri iyo migambi, ariko iyo migambi rwose abantu batazagira ntaza kubashyira mu rujijo ngo bumve ko ari imigambi. Ni imigambi Banyarwandakazi Banyarwanda, ubwo gatoya ku kantu kumve, ni imigambi yo kubiba, yo kubatuburira, yo kubesikoroka. Ni imigambi yo kubatekaho imitwe kugira ngo n'Imana n'abambari be barimo n'uyu nguyu Rwaka ndi kubwira mubaha amafaranga. Ako mwe mukamenye niba hari n'indi yego da biranashoboka, indi y'ubugizi bwa nabi, iyo yo iri ku ruhande, ariko imigambi Rwaka ashinzwe ni y'ubutubuzi, ni yo kubatekaho imitwe. Icyo rwose mucyumve. Reka ngarukire Muzehe Rwaka. Ndakugira inama yo kuva muri ibi bintu, by'umwihariko ndakugira inama mvuga ngo uriya mugore Mwimayire Felicite, uwo ngo mwita, nabonye wita ngo ni nyakubahwa, nibyo niko abesikoro mukora, ariko bikaba bitangaje, bikaba binambabaza iyo ugaragara Rwaka Theobald ku karubanda ukajya kuri kamera. Umuntu nka Mwimayire kubera gahunda, kubera Rwagakoco waguyemo, kubera kutihanganira imibereho kwawe, ukemera kuza kugaraguzwa gati na Mwimayire kuri Zoom, kugira ngo niba ari YouTube, niba ari wa musaruro aziranyeho na Nahimana nawe uze kubonaho. Ni ibintu biteye isoni rwose. Iyo nkubonye bintera isoni Rwaka Theobald, nk'umuntu wanjye, mukuru wanjye, ushobora no kuba washoboraga no kuba boss wanjye. Aha harakomeye cyane. Niba mvuga ngo washoboraga kuba boss wanjye ukiri hano mu Rwanda, hari icyo bisobanura. Ngiye nikigera nzabitangaho ibisobanuro, nzabivuga. Biratangaje rwose, biratangaje kugira ngo ukoreshwe na telekomande yitwa Mwimayire. Mwimayire se uramuzi? Uzi impamvu nakugiriye inama cyangwa nkugiriye inama ngo ibi bintu ubivemo? Nuko Mwimayire utamuzi. Mwimayire yahagurukiye kubakoresha mwebwe mwita Abahutu b'ibikongote. Ndyongereho, Mwimayire kuri umubona Rwaka, hari impamvu ari hari impamvu aziranyeho na Thomas Nahimana, wenda nawe ku rundi ruhande, ariko afite umwihariko wa mugabo. Mwimayire afite umwihariko w'ibyo aziranyeho wa gahunda ze zihariye na Thomas Nahimana. Nuhe? Kwiba abantu. Nayo biba mwebwe ntimuyamenye, unabimenye nabo bandi, abo bambari bagenzi bawe ba Thomas Nahimana, uko mumukikije uko nguko
ntacyo muzi. Amabanga y'ubujura, y'ubwesikoro, y'ubutekamutwe, y'ubutubuzi ku isi n'ijuru ni umwihariko wa Tomasi na Mwimayire. Rwaka, ibi bintu nkubwira wicara, kuko nubwo ushaje uko biri kose ubwonko bwawe buracyakora neza, ndabizi. Ndakubwira bikagaruka kongeraho ngo urabizi ko nkuzi, urabizi ko tuziranye kuri byinshi wowe ubwawe urabizi. Ndakugira inama yo kugenza gake. Niba ari ukugira ngo utibagirana bari bakuzi bakakwibagirwa, akaba ariyo mpamvu wishoye muri ibi ngibi, uretse ko nzi ko ari umwihariko, mbivuga buri munsi, nzi ko ari umwihariko wa bamwe mu banyacyangugu. Ikintu cyitwa gushaka ifaranga rwose aho ngaho nta wagira icyo ababeshya, ariko gushaka ifaranga utagaciro imbere y'abari bakuzi ni ishyano ribi ku muntu nkawe. Hari abakwita Muzehe Rwaka, hari abakwita Dr. Rwaka, yes, byose. Yewe ndakwita honorable, ariko ntabwo wari honorable wo muri rock ya kwita honorable kubera ko nzi ko wigeze kubaho. Nta cyahanagura ko wigeze kuba minisitiri hano mu Rwanda, wabugambanira, wacura imigambi yo kurutwika no kurusenya, wajya mu mitwe y'abagizi ba nabi, wajya mu bico by'abapanga kurugirira nabi, gukomeza gahunda za jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ibyo ntabwo bikuraho ko wabaye minisitiri w'umutekano mu gihugu mu mwaka w'2000. Sinshaka kubigarukaho, ntabwo nshaka rwose, ndirinda kubikomozaho. Nzabigirira igihe cyabyo. Inama nakubwira niyo ngiyo. Uriya mugore Mwimayire turabizi neza ko yaba Tomasi Nahimana, yaba na nyir'ubwite Mwimayire, uwo mwita Felicite, nababwiye yuko impapuro agenderaho hariya Cape Town, Milantoni, nzanditseho Mwimayire Anita, ariko ibyo ni akazi kanyu. Rwaka ndakumenyesha ko uriya mugore ni umuntu wakuyeho. Rwaka ndakumenyesha ko biriya byose abasheta, uretse ko biteye n'isoni, ni gahunda ye, kandi aba yababwiye ntimwumve. Aba yabwiye ati njyewe nduyu. Ureke ibyo muvuga ngo ntibamugezeho, bandi bamugezeho kugira ngo bigende gute? Aya, ibyo ni ibyanyu, wabikomeza utabikomeza. Rwaka ndakubwira ngo wirinde Mwimayire. Rwaka nawe bahutu bagenzi bawe mwirinde Mwimayire. Dore ndababuriye, Mwimayire icyo ari cyo cyose yagikora, uwo ari we wese, nuko yamenyanye na padiri, nuko yashatse padiri. Uzabanza umenye ninde washatse undi hagati ya Mwimayire na Tomasi Nahimana. Ntavuze n'ibindi by'ubucuti bwihariye wenda bafitanye, bwabaye n'impamvu yo kuba uyu munsi bomba ari agati gakubiranye, ku buryo mudashobora kumenya ibyabo uko ari babiri. Rwaka, Mwimayire uriya
arababwira ntimwumva. Mwimayire gahunda ye ni ukubayoboza telekomande, kuko aza abo muri bo arabazi cyane. Mwimayire nta kandi kazi agira, kimwe nabo bose. Mwimayire uza akaguhamagara werwa akamukamarana amasaha 2 muri Zoom, utekereza ko aba ari kubusa? Natakukaragura se cyangwa akuyoresha ivu, akuyoresha ibishingwe hariye uvuge uvugagure kugira naho uvuga ubusa, yakwinjiza tese. Ndakugira inama Rwaka, swat kuva muri ibi bintu ukareba indi mibereho yego ubayeho neza, ndabizi pe, ubayeho neza rwose, uri umusaza uraho utuje, wakabaye utuje nako, nta kazi ukeneye, imibereho ntabwo ari ikibazo, ndabizi neza, urabizi ko mbizi neza. Ariko gusazira muri iyo myumvire n'iyo mitekerereze, gusaza umeze nk'ipiyo ikinishwa n'umuntu nka Mwimayire, gusaza igihe Mwimayire yicaye agatekereza kugukurura, ukaza wirukanka ukaza muri Zoom, ndakugira inama yo kubihagarika. Mwimayire afite objectif yo kugira gute, yo gukoresha mwebwe, gucuruza mwebwe mwita ngo abahutu, nge nita abahutu b'ibikongote. Mwimayire yacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi, ari mu bayipfobya n'abayihakana, ariko hari ibanga afite mutazi mwebwe. Mwimayire afite ibanga nta nubwo ririmo, ariko kweli naho mugeze ngo nuko mushaje. Umugore akagenda agashwanyagurika, agaseka, akabasheta, akaba rwose akabakurura nk'ukurura ihene iri mu kiziriko, hanyuma akagenda akayizirika hariya, akayibwira ati hebeba, ihene igahebeba. Nuko mumeze na Mwimayire. Mon general, nyakubahwa Perezida Nahimana, Mwimayire kweli. Rwaka ndakumenyesha ko uriya n'umugore wakuyeho, niba utarabyumvise cyangwa warabyibagiwe, ndagiye mubwire ko Mwimayire yakubwiye ngo nururabo ngo rutagira imizi, ntacyo mwumvamo. Siko ari bya bindi babavuzeho koko. Ye ntabwo nkwinginga, ndakugira inama muzee Rwaka, ni ishyano biteye isoni ku muntu nkawe, kaza Mwimayire ahubwo ati cara aho ngaho ntuhave, ubundi ukajyaho agapanga ibitero ari butere, nawe ukikiriza. Yego mwidishyi. Uzi Mwimayire icyabagamije buriya wowe nkabaye mute, aho mwabahutu mwe murwaye iki? Murwaye iki? Ugeze aho usuzugurika bene kariya kageni, keza aho uzirikwa na Mwimayire kakubohera kuri Zoom hafi amasaha 3 kweli. Mwimayire yakuyeho Rwaka, niba ubizi cyangwa utabyibuka, ndagira ngo nkwibutse kuri ya mugore yivugiye ko
mu ijoro y'itariki ya 6 z'ukwa 1994 indege yari itwaye wari perezida Habyarimana iraswa, yari yibereye mu kabyiniro. Mwimayire ndakwibutsa ko izi nkotanyi yirwa tukarizo zamukuye mu cyobo hariya hafi ya Rafiki aho roteramo, ari mu bo zatabaye rugikubita bakivirirana amaraso batemaguye abandi bahiritira mu myobo, ari muri abo. Utekereza ko buriya yabyibagiwe nubwo azituka se? Rwaka kuvuga ko yari yibereye mu kabyiniro, urumva icyo bisobanura? Kandi ntiyabiretse, inkotanyi zimaze kumuvura no kumwuma no kumusubiza ubuzima. Impamvu zatumaga zari zimuhesheje muri kariya kabyiniro ntabwo yaziretse, ariko kubera ko yari atangiye kumera nabi, atangira gushakisha uburyo ibyo yakoraga, kubera ko atakibishoboye, abikoresha abana b'abakobwa. Human trafficking, Kigali, Cape Town, akamuhereza $1 cyangwa yandi, akagaruka agatwara abandi. Niba ushaka ko ubyumva neza, ushobora kuba utari bubyumve neza, ariko reka nkubwire nkweruye ngo Mwimayire yacuruzaga abana b'abakobwa bavana i Kigali abajyana Cape Town, bakamuha amafaranga. Mwimayire ntacyo atakora, yarabyivugiye ko ntacyo atakora kugira ngo abone amafaranga. Ubu ngubu ni uko uyoboye. Mwimayire ntacyo agisova, umukecuru w'imyaka 50 n'ingahe n'ine, kumureba kuriya. Mwimayire aho inzego zimariye kumuvumbura yagiye ntiyagarutse. Ibindi byo kujya mu nkambi by'umuzungu wishingiye kumufasha kugira ngo gufasha abana be n'ibyo yamukoreye, ibyo ntabwo ari ngombwa ko mbigarukaho, no kugira ngo wumve uwo ari we Mwimayire. Mwimayire nizimira ikishaka, niyiragira ikicyura, ni ba bandi. Uburyo bwose yakoresha kugira ngo abone amafaranga ntacyo bimubwiye. Iriya yiyemera byose, abazunguza ubwonko, yanabasuzuguye cyane. Ibyo ababwiye ariko ntabwo mubyumva kwe. Twajya Mwimayire mwese abafite gutya Mwimayire yarahiriye kuzababyaza umusaruro mwese, ntawe uzamunanira kuko arabazi. Ntimuhame hamwe rero, ariko je nakugiraga inama Rwaka yo kuva muri ibyo bintu. Nakugiraga inama yo kuva muri ibyo bintu. Urabizi izo gahunda zanyu zo kuri Zoom zo gutukana, mwenda rimwe mukanivamo mubeshya, kubera umujinya mufite ntazi yo mukura, ko muri Abahutu. Ibyo ni akazi kanyu. Gusa umenye ko Rwaka, umenye ko Mwimayire azabakorera ishyano. Dore ndakubwiye, ubibwire na bene wanyu. Mwitondere Mwimayire ntabwo muzi gahunda ze. Uzampamagare nzazikubwira. Tuvugana se
wenda wavuga uti kuki utampamagaye ngo nguhamaga ni kangahe? ubu noneho bibaye ngombwa ko mbikubwira ku karubanda, kandi nkabikubwira nk'umuntu ukuzi, nk'umuntu muziranye, bitari ugushakisha, nk'umuntu muziranye rwose. ejo Mwemayire azakubwira ngo Asumani muziranye gute, ahera ko babimubwira, aho byantangaza ubwo nahita ngukaraba amubwiye uko tuziranye, nahita ngukaraba kabisa. ariko uko nkubona wanabivuga, nubivuga uzabyivugire. navuze ko abazambaza uko tuziranye, uko ndabizi baza amabanga Asumani agirana na Muzehe Rwaka ni amabanga nyabaki, bazabikubaza, bazabimbaza. ariko ibyo ni uburenganzira bwacu twembi, njye nawe, kudashyira hanze ibyo tuziranyeho, uko tuziranye. nubwo wowe ku mpamvu zawe bwite na Mwemayire rwose uzabivuge, kuko n'ubundi uravuga kandi sindakuvuga, uravuga ukagera naho umpimbira. navuze ko Mwemayire aho ari mpazi. n'iki kiganiro numara kukibona uzambaze ngo ubu ngubu ari hehe, yimukiye hehe. kuba nzi cyangwa n'undi wese azi aho kanaka atuye, ibyo ni ibintu bisanzwe. ariko noneho niba mvuze ngo kanaka arahana, igisobanuro ni uko ibyo mwirwa muvuga nta kuri kuba kurimo, kubera ko ubwo se twaramubuze, igihugu cyaramubuze. ibyo mwirirwamo se si ibyaha mukora? aba ari ukugira ngo tubwire abantu ko ntibakagire ngo ibyo bakora n'aho babikorera ntabwo tuhazi. tubikora mu rwego rwo kunyomoza ibyo muba muvuga, noneho tukongeraho ngo n'ikimenyimenyi wabivugiye aha, ubivugira aha, wari kumwe na kanaka cyangwa uri kumwe na kanaka. ibi byose ntabwo bizi Rwaka. kuba namenye aho Mwemayire aba cyangwa arara ni ikibazo. tekereza, ni ikintu kirekire kuba namenya ko Thomas yaraye kwa Mwemayire. urabiyobewe se ko nshobora kukubwira nawe ni aho ngaho aguhamagara ni kubera icyo urimo kubeshya, ntakunyomoza. ibyo byose aba ari ukunyomoza Rwaka. ariko ndakubwiye nshuti yanjye, muvandimwe, ntukwiye kuba igikoresho, agatebo Mwemayire ayoza ivu. ntabwo ukwiye kuba umwe mu baba muri kariya gatebo Mwemayire ayoza ivu rwose. ntabwo bikubereye Rwaka. ni inama nakugiraga. ndabizi ko ugitekereza neza, uzabitekereze. kandi inama nkugiriye, nzi ko ufite abajyanama benshi, ariko mu bumwihariko ndimo kubera impamvu nyinshi navuze ko ntashaka kugarukaho hano. niba rero ubizi, kuko ngewe ndabizi, ndanabyemera, ndakubwiye, nkugiriye inama, ndakubujije gukomeza kuba mu gatebo
kawe Mwemayira Yozefu akubikubiri namba never. Hanyuma ikiganiro numara kukibona iya leta nguhaye numara kuyumva ukayisesengura neza uzampamagare tuzavugana. Niko bimeze. Abazakubaza ngo Asumani muziranye nushaka uzabibabwira, kandi nutabibabwira iyo igihe nikigera nzabivuga kugira ngo abantu batazajya bavuga ngo tunyomoza abo tutazi. Yewe mburira abantu ngo bitondere abanyabinyoma n'abatubuzi nyomoza buri munsi. Abatabazi ndababurira mwebwe nkabanyomoza, ariko rimwe na rimwe bamwe muri mwe by'umwihariko wowe Rwakateobald nkababurira namwe. Muse si nkuburiye ubu ntacyo uvanyemo. Mwemayire nyine ntashobora kukuba agahenge karimwe gicuruzo cye se. Abahutu mwebwe mwabahutu ibikongote nimwe business ya Mwemayire iteye isoni rero. Naho bya politiki murakora politiki nyabaki. U Rwanda se ubu ntimuruyobewe abantu banyu babahana, imiryango yanyu ntirahangaha. Imiryango yanyu Rwaka ntiri hano. Ubu se urashaka kumbwira wabibwira abandi ko nkanjye se wabimbeshye ko batababwira ko u Rwanda rugeze? None ngo murota ku rusenge. Va muri ibyo bintu wa musaza we. Dore maze kubisubiramo kenshi. Va muri ibyo bintu. Ariko by'umwihariko va mu gatebo Mwemayire yapakiyemo bamwe bameze nkawe bakajya kuba Yozefu. Mwemayire ari mu kazi ke. Yavuganya kuwa Padiri Thomas Nahimana baziranye. Nahimana nawe azi impamvu mufite hariya. Ubona ko kenshi ari bo bombi baba bari kumwe. Ntacyo bikubwira. Ariko buriya nabi byawo uzabibona ejo bundi ahangaha. Honorable Rwaka mukuru wanjye, inshuti wanjye, byinshi byanjye sinzakubazwe. Uri mukuru kuri njyewe ko kugira inama. Ntekereza ko atari uguti nyuma ya Huye. Ugira amahoro Rwaka. Mwese mugira amahoro. Abambari ba Rwaka na Nahimana, abasangira ngendo, abataripfana iriki. Hariya ngo iryo mudapfana niki? Gusakuza urusaku gusa no gutukana no kwitesha agaciro. Mujya mu itorero muri groupe za mafia n'abesikoro, namwe mukabesikoro mukabatubuzi nk'abandi bose. Rwakateobald minisitiri wari minisitiri uyu munsi ukaba uri minisitiri baringa wo kuri Zuba. Teburi imigambi mwazagiye mwerekana imigambi yanyu, ariko iyo roke ayo nta kibabaza nk'abantu babari inyuma. Ariko wowe Rwaka ukomere.